Reka ngusuhuze kandi ngushimire ukurikiye Karegeya Omar Pano. Ngiye ndi Theogene Manirakiza muramenyereye Ukwezi TV kandi nkuko mubizi tiyo tugira gutya tukagirana ubufatanye tugafatanya tugafasha abantu kumva no gusobanukirwa ingingo zitandukanye. Hari ingingo twakomoje Ukwezi TV nshaka tunavuga hano kuri Karegeya Omar Pano igendanye n'abantu buriki. Harushaka kwatara kuri Ukwezi TV. Reka ntangire mbaye amakuru wenda y'ingenzi hanyuma nze kubaza Karegeya wenda udukurikira amaze kubyumva. Bamporiki Edouard abantu benshi bamuzi nk'umuhanzi, bamuzi nka Kideyo mw'ikinamico runana, bamuzi nk'umukinnyi w'amafilime, bamuzi nk'umusizi, bamuzi nk'umuyobozi w'itorero, bamuzi nka ministeri. Ariko none bamuzi atabwa muri yombi n'umuhemusi mu birori bikomeye n'umuherwe cyane mugwiza tunga wagwije wagize kuri miliyari. Kera barango barayifetaga miliyoni kera miliyari oya miliyoni kera barayifetaga mbere ya jenoside yari menshi barayifetaga miliyari rero bararega nko kuyifeta kuva ko yegeze hose cyane so kuyifeta hanyuma bamuza kurikiranyweho ibyaha, bamuza afungiwe mu rugo, bamuza asaba imbabazi kuri Twitter mu gihugu akamusubiza, bamuza agera imageragere aho amakuru kuri we kuri gihugu yasubije uwitwa Yumva Jean Paul ashawuribuka none iyi ni watermelon umukuru w'igihugu yasubije Yumva Jean Paul ati no guhana ko Yumva Jean Paul yasaga naho ashiriramo imiyaga Bamporiki ati mu mubariri yego noneho umukuru w'igihugu ati ibye nuko bihora nuko no gusaba no guhanwa ni ngombwa yego birafasha komeza hanyuma ageze imageragere amakuru ye yaratangiye kujya ahagomba kuba make. Impamvu n'ubu ibyo abantu bose byamenyaga siko babimenya. Amakuru rero twaje kumenya nuko ubu ngubu Bamporiki wageze imageragere wena mbanze mbasangize ko yahageze akahabwa n'ubundi byubahiro agashyirirwaho umwanya w'ubuyobozi utarusanzwe uriho mu buyobozi bw'abagororwa aho yagizwe umuvunyi. Yego Harimo abandi bantu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage barimo ushinzwe urabibara nk'ubizi wa mwabanye yego ariko no haje kwiyongera ikintu cyo ko bamugize umuvunyi urwego rutari ruriho. Bivuga ngo hari umuntu w'umuyobozi w'umurenge kogereza ifatwa nk'umurenge uwo murenge rero ukagira umuyobozi wawo witwa Nibishaka yahoze ari umuyobozi wungirije wa RGB yego ariko afungiye hariya nawe ariko nawe uyu munsi ntakiriwe nenda ndaza kumugaruka aho afite ahuriye n'iyo dosiye yego agirwa umuvunyi ntaje kubyibagirwa iyo poste yashyizwe mu magereza yose uretse no kubona mu magereza atari mu magereza yose imbere ntiyari iriho na nyuma ubu ngubu ugahatakiriho nta wundi uyifite. Yego icya kabiri mu gihugu tugira umuvunyi umwe w'igihugu cyose none umurenge ugize umuvunyi kandi niba ari gereza ari magereza yose nayo siko agira umuvunyi. So yari ni costume bamudodeye babonye ari we yakwira rwose ntabwo ndi bitindeho. So aricyo bivuze yego icyo nabivugiye ibi byose kugira ngo numvikane ko nyine yari umuntu ufite icyubahiro kugerageza no muri gereza. Uyu munsi ibintu byarahindutse byo tugenda tubivugaho wenda ko tuzakuba tuganira. Hari amakosa yakoze afatanyije n'uwo Nibishaka n'umuntu witwa Munyagishari Bernard ufungiye ibyaha bya jenoside yakatiwe burundu. Yego amakosa yakoze rero batumye yaba muri VIP aho yabaga ahakurwa mu byiringiro yaba umwanya w'umuvunyi awukurwaho uwo Nibishaka agakurwa ku mwanya wa gitifu w'umurenge wahariye imageragere. Ntabwo ari imageragere y'umurenge usanzwe muri mageragere harimo undi murenge witwa Mageragere ari wo gereza. Hanyuma ikintu nshaka ko Karegeya dufasha uyu munsi ibi byubahiro tuvuga ko abantu batangana biraramba cyangwa isaha n'isaha umuntu aba yaryambuye. Kuko wibuka abandi bantu bari kumwe hariya bari kumwe n'umuntu wabaye IGP Gasana yaricaga agakiza ariko nawe yatashye ubukwe bw'umuhungu. nzi n'undi muntu witabiriye umuhango vuba aha ngaha mu bihe byashizeho gushyingura yitwa Sekimondo gushyingura umubyeyi we ariko Sekimondo w'umanza ashobora kuba yaratashye birashoboka cyane ariko nawe afunzwe nawe yahawe uruhushya ariko ni nyuma ya Gasana ariko Gasana urabyibuka no kujya kuburana i Nyagatare bikavana inshyashya ya RCS ariko Karegeya niyo nyabwira abantu uretse ko mu Rwanda ibyubahiro byo kuvuga ngo abantu barangana imbere y'amategeko mu isi abantu bashaka kungana gute ko no mu ijuru nge niba uko bitubwira abatwigisha
iby'amadini niba ibyo batubwira ari byo. Ntabwo ko batubwira Aburahamu ngo sokuruza w'amahanga yose, ntabwo ningero nzandi mugenzi we. Kankutuntu tubiri. Kamwe ndakavana kuri wari utarasoza. Ikindi icyo navuga no mu ijuru. Batubwiye ngo turabana b'Imana. Nase ko abana b'Imana ko batubwiye ko Yesu ari umwana w'Imana. Ijuru turijyamo tunyuze. Si mu marimbi. Nese rya Rusororo n'irya Gatenga n'irya Nyamirambo ni kimwe. Naryo ubwaryo rigezemo rigira ibyiciro. Hari aho abakire n'aba rubanda rugufi. Rusororo hari ahantu ububizi irimbi aho hari izubakiye n'amakaro. Okay, kamanze nkubwire warumbajije uti ese koko ibyubahiro birashoboka kubibungabunga. N'ubifite uwo yakwizera ko biramba. Sicyo ushaka? Good. Kamanze nifashishe uze kunyibutsa ari amakosa kugira ngo adukurikiye tutaza kumera nkaho tubapfunyikiye. Nze kubabwira uko byagenze kugira ngo bya byose bibe. Ngo nabaye nkuvunagura gato kugira ngo manze ngusubize. Wantame. Ndahera Dashimu hari umuntu aherutse kutubwira muri mu nzu y'ibitabo agace kitwa ijambo ryahindura ubuzima. Umuntu wavuze ngo aho kureremba wigira utariwe. No, aho kureremba juste. Aho kureremba uri utariwe. Waroha muri uriwe. Ko bikomeye Karege. Uzemera uruhame uri wowe w'indani, ukuri indani we aba nawe uri wowe hanze, aho kugira ngo urerembe mu isura y'undi. Ubanza bidatandukanye na bimwe umunyarwanda yavuze ngo aho kubi imbwa nabimva. Amahirwe nuko ari ubyivugire nubwo bivugiye kuri Karegeya Omar Pano. Ako ntabwo nari kukavuga. Ariko ntacyo. Icya kabiri. Ubwiza bw'umukobwa umugezi bwambi. Ariko ubwenge bwe bugena igihe azamarayo. Abantu hari igihe tujya mu nkubiri n'ubu turi hano muri uku kwezi ugushize ibintu nk'ibyo biba byaragiye bibaho. Abantu bashaka abandi babeho nk'abandi. Uhindure wowe. Abantu rero babijyamo muri make abantu bigira urerembe ariko urerembe mu mwambaro utari uwawe. Yego. Ibyiza rero wakwambara ibicocero byawe wowe nyiri wowe ukaroha muri nyakuri. Ukaroha muri wowe. Uriya hari ikintu ndaza kuvuga, twese tugwa mu byaha. Ariko kugwa mu cyaha warangiza gukora icyaha warangiza ukabeshyura urukiko bikarangira runagukatiye. Ujya gereza uvuga unarogereta cya kinyoma wavugiye mu rukiko. Urishinja kwanza. Nuvuga ngo kuroha muri wowe nyawe uracyafite ya satisfaction kuri wowe. Mu gihe kurerembana ikostume kandi uri nyabicocero birangira n'ubundi bigaragaye. Barakuro. So icyo bishatse kuvuga rero abantu hari ababasha kurinda intambwe zabo mu buryo uri hagati na hagati akaba wariwe ariko akanongera kuko ubuzima bwo gusaba kwicara uhinduka. Ntabwo twavutse turi abanyamakuru, ntabwo twavutse turi abasesenguzi, usibye wenda ko kwiga letre bigaragaza ko ushobora kuzagana aho hantu. Ariko ejo niwumva nabona aho bari gutanga akazi ka kontabilite nkavuga ngo mukane ndimo ndashaka kureremba ntari umuriterere. Nakwemera nkakenera mu buriterere. Ubusesenguzi bwaraje na YouTube noneho imiyaga iraza aho kugira ngo njye gufata akazi gasaba shimi ntize. Ura muri letre ishomo tutigeze twiga ni shimi. Physique yo twarayize kuko twigaga acoustique. Ikitwa shimi ku buriterere nta narimwe. None bambwira ati yobora uruganda rw'amazi ngiye kureremba nk'umuscientifique kandi ndi umuriterere. Afazari nzarohame ndi umuriterere. Icyo rero iryo niryo somo rikomeye hejuru y'ibyo byose. Mu mwambaro utari wawe ukareremba byanze bikunze uzarobwa. Hari justice iri judiciaire, ubutabera buciye mu nkiko. Buriya ariko n'abaturage bacize izindi manza zizatuma bajya kuri commentaire bavuga ati yajya yabona yaba yarahezemo yabarize gute, hakaba nukatirwa
icyaha nacyemera batitisi twamukundaga Imana imworohereze hari n'uwo bakatira mbere y'uko inkiko zibijyamo bakavuga ati cyaduha nawe tukazamubona njya mubona bavuga ati kana karimwe si utwe tuzabona ugiyemo none se ntubyibuka bamara icyo bavuga ati ni abantu bangahe bamena amabanga bagiranye na ba nyina ariko usibye ko ari script ubundi kugira ngo buriya bamara icyo avuga ngo nyina yamaje nguri wenyine ngo kubera ko umugore we yari umututsikazi uzi ko iyo biba ari ibintu biri serious bagomba kujya gufata nyina yari ingengabitekerezo kuba bitarabaye none kuko icyo ashaka kumenya nuko umugore we ahari kugira ngo amubwire amabanga biterwa n'uwa presiyo njyewe mbifata nkaho reka mbivuge nibashaka bazagakate njyewe mbifata nkaho iyo wamura icyo aza kuba afite umugore w'ubwoko bumwe nawe na nyina yibonamo ntabwo yagombye kumubaza ngo uri wenyine ni ukuvuga ngo umukazana donc en fait mu yandi magambo afite amatwara ashaka gucenyeza umuhungu we nta wundi wumva yego nyine oya pana uwo bari kumwe nta mwizeye hari uwo yari gushaka hari umukazana yari kugira nyirawo uko akamwibonamo akajya bahamagara bari kumwe nicyo ibyo ni metero zanjye so kubaka statut oya ariko n'ikindi ibyo yavuze kuri ba nyirasenge n'abande byumvikanisha nyine nk'abantu batayoboka ingoma aha bati dore inkotanyi idasa n'izindi bishatse kuvuga ibyo byose ntari gutwaha oya urumva ari inkotanyi idasa n'izindi bivuga ko umuntu wabivuze arebera ku mazuru cyangwa se ku ndege uburebure cyane cyane n'uburebure basaga kuko bavuze bizira idasa yewe wivuga nkaho ari ibanga ntibati barareba hari bakamuryogarana ba Tito nuko noneho rero ibyo bintu urashaka kuvuga ko ukurikiranye hatavamo ibyaha ariko kubaka statut yo kuvuga amabanga ya nyoko kuvuga ngo uko zikuzamura niko zizakurangiza ariko nk'ibintu ko ari nyiri ubwite byivugiye tutabisubiramo ari nk'umuntu ubivuze nyira by'ubwite atabyivugiye nabyo byaba ari skandale nuko tuba tubivuga ngo iyo terime uko zikuzamura niko zizakumanura iyo terime ubwayo yo kuvuga ngo izo uko nayo yizanye harimo ibindi bintu usibye ko ngewe iyo mvugo iyo nyisesengura impamvu mbyita script ntabwo ese z'ubwazo hagati yazo ntazizamuka zikamanurwa wiseka nawe uri umugabo turi kumwe ariko ngira ngo nabyo ndashingiye ku kibazo nakubajije cya bya byubahiro kuko ababigira sibyo nakubwira abantu 10 urumva abari aba Republican Guard abari abayoboye RPF ababaye ba ministry ariko nyine bwabo abo zahinduranye imirishyo sibyo costume yari yambaye ugasanga adashobora no kwambara ubucocero mu ruhame cyane barahari ahora yubitse umutwe rero ubundi biba byiza ko ari n'ibyo byubahiro dore ahantu ibintu bipfirereka abantu banihisha mu mwambaro ngo wo gukunda igihugu ariko kubera umwanya barimo banahemberwa kubitandukanya niba ese nta mafaranga ashaka koko ese koko ni igihugu ashaka koko cyangwa ni iyo power ashaka kubitandukanya bikakugora ashobora kuvugishwa n'amafaranga ahembwa uri kunyumva buriya kugira ngo wakamurebeye niba koko bishoboka ko n'igihe kubihembwa bitariho yakora wabona bake cyagorana so ushobora rero kuvugishwa n'umwanya uri gushaka ubu urashaka kujya kureremba mu mwambaro utari uwawe abantu rero bagaharana njye mbona ko umuntu yaprefera ku harimo nibagiwe ikindi kimwe gukunda igihugu amafaranga power no gukorera igihugu ni ibintu bimwe kugira ngo rero utandukanye umuntu ibyo bintu ko hari ibintu bitandukanye mu muntu umwe gukorera igihugu ubyita iki kubera ko iyo ukora ugahabwa umushahara ndetse na munini ukabwira abantu ngiye nkubwira kandi ntabwo ngiye ndya imboga nkubwira abantu ngiye nshobora kubwira mbona ko ashobora gukorera igihugu nk'umukuru w'igihugu ukareba ibintu akora n'umushahara ukareba umushahara wa perezida usanga abo begeranye mu mishahara bari munsi ye gato rwose sibyo bafite ikintu utabona ikintu bakora ari benshi sibyo ariko ngaha amadiru buretse ukabarira n'abantu nka PM ntabwo ari ibanga PM
bivugwa ko yaretse umushahara w'amafaranga menshi Yavuye muri World Banki Bank, Mondiale. sibyo icyo gihe gukorera igihugu ni kubyumva nanjye ariko nibyo gukorera nkubwira igihugu kumbwira ngo urimo uraharanira kugira ngo urebe ukuntu wagera mu nteko ubu ari umwana wawe yahindura ikigo cy'amashuri yigaho nibyo nakubwira wabigera ukaza kumbwira ngo ukorera igihugu nuza kwigisha rero bizatugora kudutandukanya muri bya byiciro. ahubwo ngewe umuntu ukorera igihugu nafata ko ari mwarimu sibyo uwongejwe ejo bundi nawe akongezwa make yari amaze imyaka myinshi akorera duke kandi yitanga atanga umusaruro munini. hanyuma umunyamakuru wirwa yiruka ibishanga areba uko ifumbire yatanzwe. umuhinzi uhinga uretse umuhinzi uhinga umworozi worora inka litiro y'amata minagiri igashyiraho ko ari 220 sibyo inyange akanusu tukagura 1000 bivuga ko ubwo litiro ari 2 ubu nkakorera igihugu nibyo ashaka kukubwira rero gukorera igihugu wenda tubifashe mu buryo buri professionnel et technique ni poste ugiyemo par qualification aho sans kuko niba uri expert mu mabanke bakagushyira muri beneri ni ukuvuga ngo bari bakeneye umutekinisiye nk'ubu ariko niba ari wowe ushaka kujya mu mwanya aho umwanya ubonetse wose ati naho ndahajya byatugora kumenya ni amafaranga uri gushaka kuko tekinisi tufite ntabwo imacinga n'ibyo uri kujyamo uwo muntu rero kugira ngo tumubone muri ibyo bine byose gukunda igihugu gukorera igihugu umushahara n'ibyubahiro biragoye kugira ngo bitarakinge ariko hari abantu tuba tuzi ko hari abatekinisiye koko hakaba hari n'abakunda igihugu bahembwa batahembwa ukabibona iyo batangiye abantu bigomwa imishahara habaye ikibazo ukareba mbese aho rero niba ugiye rero ushaka cya cyubahiro kire guha n'amafaranga ukazamura stati ugahindura akabari wamweragamo ukajyaho Heineken igura 5 twebwe tumwe y'igihumbi ukagira guta abana bya bindi waruvuze by'abana byo kwiga aho ngaho ugomba kuba stand by ukitegura kuba wamanaginga n'impinduka sibyo kuko aho uri you are not qualified kuri icyo kintu cyo sibyo se qualification zawe wiziki niba warize amategeko wakabaye uri umwavoka uri umucamanza uri umushinjacyaha uri umugenzacyaha muri tekinike zawe ariko niba warize amategeko ukaba uri kuyobora uruganda rwa Sosomo ikora ibiryo yego wenda umunyamategeko ashobora kugira byagora niba donc ntabwo ari tekinike zawe uri gutanga gukora twakabihereye kuri qualification na tekinisite ibindi turabiconfusing nubona bwose bantu bambabarire ibyanjye ndahuranye nubona umuriterero uyobora uruganda atarize shima atarize iki aho ngaho umenya ngo akuramo power akuremo n'amafaranga ariko byo gukora wapi arakoresha abandi munsi ye hari abahembwa make kuri we ariko bakamutinyira power yahawe bakanamutinyira muri make tekinike nabo hasi aho rero ni amafaranga na ntuza na pouvoir power ntabwo gukora byo ntabyo gukora ntabyo uzi umutirere yazana iki mu ruganda ariko ni baguha radio runaka warize itangazamakuru aho ngaho n'agafaranga ntawe ukanze ariko nanone tekinisite zawe zirakwemerera aya amafaranga byo utanabitinzeho hari abantu dufite b'abakozi batuye muri private sector kanga urugero nshaka kuba ahantu natanze ibaruwa isaba akazi nitwa ngeri hamwe ahantu henshi nagiye nkora barambwiraga bati tugushyire hangahe uzi dukorere nindamuka nje aho hantu ndakorera amafaranga yego ariko byanze bikunze ndayamerita kuko kugira ngo uze untwara umbwire ngo ndagushyira aho hangahe nuko wari uteze ko hari umusaruro nzaguha ubwo nanze gutanga urugero kuri wowe ndavuga ngo menya amabanga byaba byose tuziranyeho ariko icyo navuga abantu b'abakozi barahari cyane hari n'abari mu myanya byo gukora bwose kandi ndetse no mu myanya ya politike nk'ubwo nigeze kuvuga kuri minisitiri w'intebe umukuru w'igihugu niwe wabyivugiye ajya kumurahiriza bwa mbere yaravuze ngo narabimusabye namushimire ko twabimusabye akabyemera nuko yavuze ni bangahe bari muri cabinet uyu munsi babisabwe abenshi ahubwo benshi bangahe babyisabira bakabibona cyangwa bakabibura cyangwa bahora bari stand by ngo nanjye ubutaha ninjye agahora muri ibyo icyo gihe rero ngo bimusaba kureremba azahora areremba kugira ngo azagere hahandi
hari umuntu kandi nanone hari umuntu w'umuyobozi sindi bivuga urwego tuzi gukorana ikiganiro kimwe kera nyuma musabye ikiganiro mu minsi ishize ati tubona ibihe birimo tubajya ngo niba ari ibintu bigenda gucamo bye kuzacamo mararezima n'ubundi nta cyaciyemo bona mu gihe cy'amatora bumva ko amatora bivuze iki inteko hazajyamo abantu bashya najya mu nteko kabineti zajyaho kandi burya iyo kabineti igiyeho nshyashya n'indi myanya burya bigira influence kubera iki hari uva muri rura akajya muri minisiteri bivuga ngo rura nayo ikenera undi muyobozi mushya rero bigatuma nta wamenya iyo rotasiyo iyo rotasiyo nanjye igihe yazangeraho yego icya kabiri uretse gatoya icya kabiri abo bantu ubundi niba waratanze script ivuga ngo ninjiranye Kigali ibiceri 3 muri 2003 nyuma y'imyaka 10 n'ingahe ugafeta miliyari ese koko winjiye Kigali uje gukorera igihugu cyangwa uje gushaka iyo miliyari ko hari abayigutanzemo bayimazemo indi myaka nka 10 n'ingahe bataravuga ko na miliyoni 500 bafite ibyo byose aho ngaho uhita ubibona ko ubona icyo umuntu yaragamije donc ibiceri ni ba masenge umugore mama data wacu wandaranyije n'ihene gucukura imisarani ukamburwa nibaza n'uwo muntu pita ahantu yaburiye ku buryo yambura umuntu nkuri akaba ataramwishyura na ya safuriya uretse se arabivugira iki umuntu wo kuri rwego n'uwo gucyura no kuzana inyuro akavuga ngo data wacu wandaranyije n'ihene ubu nagura izuzuye umurima we binasobanura ko uyu munsi batabanye neza none kubivuga muri public ahubwo babanye nabi cyane hanyuma ati kandi mama iyo nahembwa arabimenya ngaho wowe se ko iyo uhembwa bimenya wari wabivuga kuri kamera arakandi n'ubu sinakwemerera ko abimenya hari akandi aku negatifu aku positifu no gupfuka amazuru ukagira ngo iyo nyubako niwe muntu wari uyigezemo bwa mbere ufite izuru donc ibyo byose birikagenda none atangiye kubyina kuri miliyari tubona ko ari icyo nyine bya bindi byose byari miliyari no kwerekana ko iyo yashimaga ko igihugu cyatanze opportunity y'akazi byaza umusaruro gutera ifesa ariwe wa mbere ari nawe waje nyuma ari nawe wageze Nyabugogo nyuma akanayinjiranamo amafaranga make uzi ko kiragiye hari abari bakubye ariya ariko nawe yinjiranyemo ibiceri 3 cyangwa ubwo n'itike nyine yageze Nyabugogo havaze kuva itike yarasigaranye ibiceri 3 noneho ati harya yavuze gute kuretse gato haje ndengeje ayo banza n'umunebwe ngiye icyo gihe nakoreraga nk'inshuro 500 zayo ariko zirarenga 100 none uri kubura iki nayigira se bwo nayifeta ndabizi barahita bakata ntayo mfite kandi sinayo target yanjye je suis pas dans la course ndakumenyesha ko uwo mwaka yaje ayo cyo nahembaga 290 uruva hafi igihumbi ibihumbi 290 nibyo nakorera cyo ariko si cyo kibazo hanyuma ejo uti mbere yo kuvugana n'uwagomeye ingoma banzu bazingoma dore duhora mu mitego ko karakantu oya hari nakandi yavuze kuri kiseferi agatekerejeho amaze nayo kugomera ingoma ngavuga ati none niteze umutego nanjye uzaza kumvugisha biterwa n'igihe yabivugiye ni script ntago urese umukuri no saha ara behavinga nk'ibyo yavugaga ni script par rapport ya occasion opportunité nyuma hari kandi yavuze kuri kiseferi kuri kiseferi bigeze kumutubira avuga ati ngewe iyo ngendana n'umugabo atera intambwe nkatera indi yahagarara nkahagarara ati n'ubu wangira gitifu wa kanjongo ntajyayo ubusi bivuze iki none se ari ahagaze niho umugabo bagendanaga ahagaze karege iko none se buretse kuri legacy n'imodoka yamuhabwa n'amaguru n'amafaranga mu modoka uwo mugabo bagendana niho yari ahagaze script uranyumva ni script itagira action so anakurikiye karege ya Omar Pano bashaka kuza kuvuga ngo hari ibintu nabwiye igice yego nagura tubwira icyatubye bava mu byiringiro reka mivuge na inkuru nini ariko itari ndende ni nini kuri kubera abayivugwamo n'ibyabaye bikomeye ibyakurikiye nuko sitasiyo imeze yego ariko sindi buyitindeho cyane ko ni ibyabere muri murenge nyine udasanzwe so
umuntu bita Nibishaka yahoze ari umuyobozi wungirije muri RGB aza gufungwa azira ibintu by'amaviza, yego Nyandiko no mpimbano. gufata amafaranga y'abantu abemerera ibintu, escroquerie, yego ubwambazi bushukana. Yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 asubikirwa 2 n'igice. yego Yubaza usanga yenda kurangiza igihano. kimwe cya kabiri ibiri n'igice isubitse ari hafi, Ibindi gice yo gufungwa yenda kuyirangiza yego akajya mu isubitse, ariko isubitse ndacyafite akabazo ndaza kukubwira yego akabazo ngifite. Bamurya akatiwe imyaka 5 we ntawe isubitse irimo, amazemo umwe n'igice, yego hafi 2. Hanyuma Nibishaka rero ni gitifu umurenge, yari gitifu umurenge w'Igororero, bamurya akaba umuvunyi, poste nshya yashyiriweho we, yego. Nibishaka rero yaje gupanga yigiya kure muri Amerika, kugira ngo yigiya kure bisaba ko ufite ibintu bibiri, machine na connection, yego. Umwanya wo barawuhorana, umwanya hari ariko harimo n'ikindi na Minerval. Yes wow. Yugo sinzi wishyuraga nawe wishyuriraga ko muri gereza nta hantu hurira n'ikintu bita umugore ashobora kwishyura cyangwa inshuti, cy'ingenzi nuko bandika ngo nishyuriye runaka, yego. Oya nawe wabyiyandikira si borudere ushobora kugira, kuko iyo kuri internet wanavuga n'umugore ati yishyura, numara kwishyura ufite internet na bank na konti bank na transfer wayikora, bivuga ko ufite internet na transaction bancaire wazikorera cyane rwose, wakaccessinga konti yawe n'abafundi wabahenda. So rero yabashije ku accessinga internet na computer kuri computer za gereza. Yarasohoka akantu bita muri bureau d'étude, ubwo muri gereza bagiye turangira bureau d'étude ikora ikirahagana. Ubu ngubu ikintu gihari ni gahunda nziza cyane, nigeze no kumva ministre n'abayidusobanurira rimwe haba ikiganiro n'abanyamakuru ko mu buryo bwiza bwo kugorora harimo kuko abantu bagororwa banigishwa. So ubu rero hari gahunda yo gushyira TVET mu magereza, mu magororero. Rero nimagerera hari ahantu inzu nziza cyane rwose nshyashya yubakishije Ruriba, bita bureau d'étude, irimo n'imyuga imwe n'imwe ihaba, ariko abamo n'abantu babahanga nyine biga imishinga. Bureau d'étude buriya uzikora amagereza ajya hatanira amasoko runaka bakayakora kandi bakayakora neza, harimo aba engineer, harimo abantu b'abahanga. Aho rero mw'izo mashini za bureau d'étude niho bajyaga, ya power y'abamuri iki yatumye afungwa agahabwa umwanya yihariye. Na Nibishaka uyobora umurenge harafatanyije none Nibishaka abasha kwiga amakuru mfite nuko ari masoza ageze mu kwandika teze, yego. Yafashwe teze ngira ngo igitabo cyari kirangiye. Ntabwo rero kwandika igitabo abantu badukurikiye babyumve neza, ntabwo ari kubona umwanya wo kwandikira teze muri bureau d'étude, yego. Bureau d'étude no kujya akavugana na lecturer akiga nyine yakore module agakora ariko ibindi bintu yifashishaga computer y'umuntu bita Bernard Munyagishari. Bernard Munyagishari ni muntu ki? Yahoze ngira ngo ari umushinjacyaha, ari muri ba ruharwa mu byaha bahanwe n'ibyaha bya genocide, yakatiwe burundu, yoherejwe mu Rwanda muri 2013 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha wakomeze kuranira mu Rwanda. Yango urukiko rwe bagiye mu rukiko rw'ikirenga, urubanza bagiye mu rukiko rw'ikirenga. Hanyuma kubera statut ye nk'umuntu wa UN narusha umuntu wa UN, UN yamuhaye uburenganzira bwo gutunga mudasobwa, yego. No kuvuga ngo mu bantu bafite mudasobwa izwi yemewe, ariko mudasobwa ntabwo biri connect, nta connection bifite. Iyo akaba ari iki? Oya mudasobwa ntabwo biri connect, kugira ngo ajye asoma amakuru yiriwe kwisi. Ni iki? Oya nta internet afite, niyo makuru mfite. Okay. Mubona yemerewe ntabwo internet irimo. Internet buriya ishaka gutuma nabara bimpanga se ntaziba zirimo. Ntabwo mbiza, ariko barabanyamahanga ntabwo ndi 100%, ariko amakuru mfite kugeza ubu nuko abemererwa computer batemererwa internet. Ariko bakeneye kwandika tuntu twe ku dosiye n'ibiki, afite ukuntu gwenda nyuma yo kutwandika afite n'uburyo ndagereza yamufasha wenda ari nk'ibyo akeneye kwimprima cyangwa iki. Ariko ngira ngo afite na imprimante computer full kit, ariko ishaka kuba nkeka ko je doute, ntabwo ndi sure niyo kindenganyirize niba sindishwa neza ko afite internet, ariko nkeka ko ntayo afite. Iyo computer rero iri mu byiringiro, naho ndazi mpagusobanura hari mu byiringiro aho babanaga, niyo Nibishaka yakomerezagaho avuye muri bureau d'étude akajya mu cyumba cya yumvikana neza ko iyo uri mu kigo wemerewe uburenganzira abandi batemerewe. Ubu nabajijwe guha abandi uburenganzira batemerewe. Sorry? Iyo uri mu kigo ufite uburenganzira abandi badafite,
ntugomba no kubasangiza ubwo burenganzira. uba wishe ntuza. Yego, niba utunze kompiyuta wari watemerewe kuyitunga, bivuga ko ubwo automatically unategetswe ko utagomba kwiha abandi ko batayemerewe. Yego, kugira ngo kirumvikane. genda cyumva. Ariko ubwo bo bamuri cyabizi nibishaka yaccessinze na computer. Kuko bamunyagishari ndaje wenda gusobanurira mu byinjiro uko hameze. Ni communauté y'aba VIP ubuzima bwabo baba buziranyeho. Ngagari. Kandi ifite n'imiyoborere mu bayobozi urimo w'ikirenga ni bamura ikitemewe niwe umuntu wakabaye akimenya akanakirwanya kuko niwe uri overall ya byose. Hari umuyobozi waho wihariye. Ariko ubwo ni nkuko perezida hatuye hagira gitifu w'akagari. Yego, yakagari. Cyangwa akagari k'ibyiringiro ubwo nyine. Yego. Okay. So nundi ibyiringiro n'akagari. Gitifu w'akagari rero k'ibyiringiro ntagayobora umuvunyi. Nkuko perezida hatuye hari mukuru w'umudugudu na gitifu w'akagari. Yego. N'umuntu na gitifu w'umurenge. Ndetse gitifu w'umurenge rwose abarura perezida Paul Kagame mu mubare w'abaturage batuye muri uwo murenge. Yego. Ariko ubwo uburyo bayobora nawe uri kubyumva ntabwo ndi bubitinde. Yego. Amuyobora mu murenge, akamuyobora mu gihugu. Yego. N'uwo murenge uyoborwa bidasanzwe. Yego. Sibyo? Nakakagari niko kayoborwa bidasanzwe. Hagendewe ku gitsure cy'umuyobozi mukuru, umuvunyi, urwego rukomeye. Yes. So icyaje kuba rero nuko bamaze gufatwa ntabwo ndamenya impamvu kuko amakuru nakuriye nuko umuyobozi wa gereza ashaka kuba ibyo narabizi ko kujya muri biro tide ukajya gukora ibyo kwigira kure gereza itabizi biragoye. Bazi kuri gukora imishinga. Ya mishinga gitifu umurenge nta mishinga yakoraga. Nayo. Ntabwo yari we ubishinzwe. Ibyo by'imishinga ni abayinjiniyeri. Yajyaga kuri computer bikitwa ko ari gukora ariko akora raporo. Ariko ushaka byitwa ko nandi kuko abari muri gereza babigororwa ni ubayobora. Sibyo? Umuyobora numwe namukubwiye. Ni bamura mu bandi umuvunyi. Noneho ibindi byaharirwa n'ubuyobozi bwa gereza. Yego. Kandi ubuyobozi bwa gereza nabwo bushobora gufunga amaso kubera ko abo ari aba VIP n'ubundi. Yego, rega niyo myanya niyo imyanya ibiri ya mbere y'abafungwa. Uwa mbere n'uwa bamuriki, uwa kabiri n'uwa nibishaka. Ubwo rero umuyobozi wa gereza agomba kubagendera buke. Hari ikindi gihe navuze ko kishaka kuba cyaratumaga abamuriki ahabwa iyo privilege nuko na mbere yuko afungwa yari umuntu yabigiye yoboraga itorero, yabigiye yoboraga muri ministeri na kera mu bintu by'ubuhanzi yakunze kuba hafi cyane y'abagororwa. Byamuhuzaga n'ubuyobozi bwa RCS na gahunda ndi umunyarwanda yagizemo uruhare. Yigishaka cyane mu magereza. So byatumaga abantu yagiye yari azwi, ntabwo yari mushyashya. Bari bamwiteze. Gusa asuyeyo yitwa undi. Yego. Mbere yazaga n'umushyitsi mukuru, none agomba kuba umusangwa aho hantu. So bishaka byatumye umusangwa mukuru nanone. So bamaze kubimenya rero urumva igihano cya mbere cyabayeho. Urabizi ko mu gisirikare bakwambura impeta za gisirikare, amapeti bakayakuraho. Mu bihano bya mbere burya urukiko ruguhaye umusirikare hamwe n'ibyaha. Impeta za gisirikare barazamburwa. Nabo rero yarabanje yamburwa icyubahiro cyo kuba umuvunyi, amahoriki. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri nibishaka avanwa ku mwanya wa gitifu. Yego. Bombi. Hanyuma ariko ntago mu gisirikare muri impeta za gisirikare gusa ni wana reportingaga muri G1 ariho wakoreraga. Yo hanwe urahava. Ubwo nabaga mu mazagene y'abasirikare ubwo naho uyavamo. Ntago bamurike cyo mu byiringiro nibishaka nacyo mu byiringiro. Baba ahantu hamateme kuvuga ngo ni mu gishaka. Mugishaka ubwo ni muri ba rubanda rugufi. Ba rubanda Anahandi hantu bivera ni mu anahandi hantu mu biderenga. Anahandi hantu bita muri zone ya Kigali. Ni handi hantu bafite uko babaye bakanyakanya. Sibyo? Naho siho baba. Bari hanze bari hasi yaho. Donc bari kubana nabo bayoboraga. Urumva? Ariko ubwo se ntibabanje nta kanyafu kabayo. Ndenda kuza kubijyaho. Ibyo bihano babihawe ndegara kubwiye ko impamvu ndatanzogero rw'igisirikare nuko ibyo bigwa mu rukiko banagufunze. Yego. Barafunzwe. Yego. Utabisobanukira ashaka kubaza ngo bafunzwe n'ibintu basanzwe bafunze. Muri gereza habamo kasho. Ishyirwamo abanyabyaha cyangwa se abayindisipline. Kuyibamo bikwambura iki?
mu rwego rw'imbere internally bikugira umwendisipurine. yego Iyo bikugize umwendisipurine mu rwego rw'amategeko, mu itegeko dufite mu Rwanda rivuga ibijyanye n'ikintu bita liberation conditionnelle, kuko bamurikiye bakatiye imyaka 5 ashobora guhabwa liberté conditionnelle, liberation conditionnelle mu gihe wenda arangije kimwe cy'akabiri cy'igihano cye. yego Bashingira kuvuga ngo raporo y'afungiye igaragaza ko yitwaye neza. ubwo d'office iyo wagiye muri kasho haba hajemo ikizinga agatotsi. yego aha nko kuri nibishaka akati imyaka 2 isubitse nibi agomba gukora. yego nibishaka hari amakuru mfite avuga ko yazanye no kunungunika Kongo yafashwe nyuma y'icyo gihe. Kongo yafashwe yavuze muri cyane nyine bagenda kumwamba bataraha umwambara hari ubwo bubasha tato leta zose nizimwe reka da. ibyo rero byakuriye ko habuze na gato ngo ribize gukora investigation akurikiranweho ko ibyo yavuze bitagize ikindi cyaha. Ariko sofa amakuru mfite ntahagaze 100%. Nuko n'ubundi baba bagikomeje kumukoraho iperereza ngo rero atakongera kugezwa imbere y'ubucamanza rero n'ibyo yakoze, kuko ibyo yakoze bigize uko kujya kwiga atabyemerewe. Nako kajambo harimo no kwabiza hari power ufite kwabiza power ufite n'iryo jambo n'uburyo yitwaye n'iryo jambo arakutari buri arakuri uri kurengaho ntacyo ndakavuga. Iyi dossier ishobora kuremerezwa 1 ntago mvuga mu mategeko kuba kugaragaza ko wizeye utakwiye cyo si icyaha ni metero. ariko kugaragaza ko wizeye ariko umuyobozi akwizeye agasanga yarakwibeshyeho nawe ubwe nicyo nkubwiye nyine. Ariko ntago mu rukiko icyo ntago bakigushinja nawe ntago yagushinja icyo icyo ni kimwe akora gasubije. Reka kanige kakubwira hari abantu bakanirwa ibyaha batarengana ariko ibyo bantu batari byo bakoze atari byo avana. Ni ukuvuga ngo ari umukino w'ikirarane uko witwaye mu mukino w'ubushize baguhanira muzakurikiraho. Yego reka mubwire kankomeza. Icyo ni icyambere barakwizeye utari wo kwizerwa. No seulement uretse gatoya bakwizeye kabiri ko wakoze ibyaha uri umuyobozi wungirije urwego rw'imiyoborere. Yego ukugira hamwe n'icyaha cya escroquerie. Yego bihabanye n'ibyo wakora. Baravuga ariko ubutore yarafite aba mu miyoborere katumuhaye bore bano bantu hari yakwizerwa. Wala buriya yarasitaye. Yego uhageze naho ego unyuranya n'ibyo za nshingano ufite zemera. Akanyuma rero computer ya Munyagishari umuntu wo muri governance umuntu wafunzwe yakoraga mu kigo cy'imiyoborere n'undi wayoboye itorero akaba yari ministre. Munyagishari wese kuvuga ngo ni genocidaire uzi byashinjwa numvaga harimo za viole gufata ariko no gukomanda abantu ngo kuko hari ikintu gikomeye abantu bose bamenye gufata abagore ku ngufu ni icyaha gikomeye akatiye burundu. Ariko uzi aba case ya Munyagishari uko imeze ko by decree yo burundu umwihariko ibigihari niyo bari kumuha. Urumva kuko we hazamo ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo gufata ku ngufu uzi ko ni icyaha gikomeye ariko ari icyaha gikomeye kukirenza byabaye muri genocide gutegeka abantu gufata abandi ku ngufu. Gufata abantu gufata abagore ku ngufu wara hari ugufata ku ngufu wowe. He created kandi mu cyongereza ukuntu babivuga kuri Wikipedia he created a special unit for the rape and murder of Tutsi women. Yakoze agatsiko ko gufata kwica no ngo barabasambanyaga barangiza bakabica. Icyo ni cyane uretse gatoya ntago Munyagishari araho nashaka kumuganisha. Wa muntu uvuye mu kigo cy'imiyoborere DDG wa muntu uvuye muri cabinet bageze gereza bya bindi bigishaga imiyoborere no kwigisha itorero urabyibuka bya bindi byose wahoze utaka bampora iki agezeyo mu cyumba cya Munyagishari ufite burundu. Ibyo nabyo ntabwo ari icyaha ariko simpamya ko byashimisha uwari wabagejeje hahandi. Tugarebe mukakantu ko kwifatanya n'uwagomeye ingoma kuko niba ataragomye kimwe
ko my friend mu Rwanda hari ibyaha nyine nese urumva nibishaka na bampora iki batarifatanyije na Munyagishari ahubwo nibaza ngo ibiri muri ya computer uziko usibye ibiri no kuba teze yawe iri muri computer ya Munyagishari no kumuhakise itari ngombwa kwika ko ari ibintu ushaka kubika iwawe rega nabyo bituma nyine teze y'umuntu wari wungirije mu kigo cy'imiyoborere iri gukorerwa muri computer y'umujenosideri ukatiye burundu ibyo hanze nta amategeko mvuga ntabwo mvuga ko yabishinjwa ariko se byaba ari byo ni nk'uko umwana wawe yajya mu rugo rw'uwakurogeye akararayo akarya ariko mu byiringiro nakoze vuga mu byiringiro abantu barasura mu byiringiro muri VIP uko nabikubwiye burese mu cyumba cye cyo twita mu cyongereza self contained kiri mu dushe na toilette kiri VIP nyine ariko se affinité ngenda perimeter hanze affinité z'umuntu wafunzwe avuye muri kabineti akagira na affinité n'ukatiye burundu nka genocide uriya nta nubwo twamubara nk'ugororwa burundu se ubugororwa oya ugororwa ntuzagaruka yego none umuntu ufite ibiri n'igice isubitse ariko nawe aragororwa kubera ko liberté conditionnelle sinzi niba nta kintu ivuga kuri burundu ariko irakivuga hari imyaka nyirango 20 nete 20 ku muntu wakatiwe burundu yaritwaye neza ashobora guhabwa liberté conditionnelle nubwo bigoye ngewe rero icyo shaka kukubwira nge mu buryo mbona abo bagabo babiri hanze y'amategeko ibintu batabazwa mu rukiko nuko gupfusha ubusa icyizere bagiriwe no kwifatanya n'uwagomeye ingoma reka nyamubwira icyo nabivuga none gishingiye ku mategeko nuko bamura iki kujya muri kashokwe bishobora kumukuraho yuko yashyirwa ku rutonde rw'abahabwa liberté conditionnelle automatiquement liberation conditionnelle ikindi nuko mu gihe nibishaka yamuka kurikiranyweho biriya byaha isubikwa gihano y'imyaka 2 n'igice bamusubikiye ishobora kuvanwaho baramutse babimukurikiranyeho mu buryo bw'amategeko bakahita basubikura mwisubikwa iyo ukoreyemo ibindi byaha baguha ikindi gihano bakwaje gusubika babikuraho urazuka bikuraho niwumva ariko icyo bishaka kuvuga niwe dutangira ikiganiro niwe wambwiraga uti ibyubahiro gute na gute hari abantu tubona hanze kwikote kwisura muri discours ariko indana ari abandi akareremba bareremba hari urakoze buriya kamere niyiriya ufite bamugani wa nyakwigendera yanga se agafilime karahereraye byarangira gute ibintu ariko twakarangije none se twerekanye impact donc liberation conditionnelle kuri abo bantu bombi ntishoboka kandi ngewe hari wari wamaye amakuru ko yari yatangiye kunugwanurwa kuri umwe muri abo icya kabiri isubika gihano byani bishaka bishobora guhita ari ibipfabusa ngo bazayirangiza byayimfabusa kuko hari amakuru nyine mfite yuko case ye bashatse kuyisuzuma niba itarebwa mu buryo buri penal kandi mu buryo buri penal bivuga gusubukura igihano bavanga yari 2 n'igice isubitse n'ibiri n'igice agomba gufungwa ikahita ibitana akayifunga akayirangiza ariko nicyo cyaho iyo bamukatira nayo kiyongeraho harakandi naringiye kukubwira bafite ni nk'amasomo nyine kureba ngo bantu koko bagaragaje aho bari nyakuri ariko se ubwo ntacyo turi bushinje gereza yiri kugorora neza ubwo uretse gatoya akunda icyo ndagisubiza nyuma ko kiroroshye reka manze nkubwira iki ngiki hari icyo tutazi nibishaka yakoze kwihetene yatezeye aha reka nongere nkikubaza ubundi buryo tubyumve umuntu utangiriye PhD muri gereza probabilité ya sujet de mémoire sujet de thèse yari kundi nibishaka ni yarafite PhD yarayifite ngo ariko yari yanize n'ibindi bintu PhD yarafite yayize mu bintu bitizwe na benshi asa niyo ari iby'umutekano jo kuwa ugashaka ko azava afite indi wenda wenda mu mategeko ariko ndashaka kukubwira ngo wigiye muri gereza hanyuma ukagera ku rwego rwa thèse quels sont les sujets probables pour
cette thèse. birashoboka cyane ko wakandika ku bijyanye n'ubutabera Aho ego kandi ubutabera akenshi case study aho akura amakuru ni he? muri gereza Byanze bikunze. kandi icyo gihe akenshi abamuha amakuru ni bande? Yajya hanze kuyashaka ni abarakari aho uhereye ku mujyanama we mukuru umuvunyi n'uwamutije computer. Iyo rero uko mbitekereza bibaye byo uwamutije computer ashobora no kuvuga ati se wanditse ni Rweze ntiyabiraranaga erega computer aranaga kwa Munyagishari wasanga ari nawe editor we cyangwa directeur de mémoire. bibaye ibyo rero dosiye bibaye akasa mutwe. Hari cyari inyoroshya cyaha abaye yaravuga ati ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se uko abagororwa bari indani biteguye kujya hanze aho omwe. Ariko ibaye kuvuga ngo dore injustice ibera indani cyangwa wenda ubucucike cyangwa ubuzima bubi cyangwa kutareshya kuko tutayizi reka twicekere ko tutayizi ariko iyo ubwayo yagira impact muri suite y'iyi film. Ubwo rero ubutani tubaze nko kuyimenya cyangwa hari ibindi byabaye Eida umwe yagiye mu nkiko Eida liberation ibyo byose turi guspekiraho nibiza bizongera sena speculation cyane kuko byinshi rega bizagira ngo biga ko amakuru nkaya tujya kuyavugaho tuyamaranye iminsi ingana iki suko se rega yakarege uriya na teze tuzayimenya titre yayo tuzayimenya byanze bikunze. So ndumva nashimira bakurikiye Karegeya Omar hano Ikaro Plaza amakaro meza ari ku Ikaro Plaza i Remera imbere ya gare ukase munsi ya station mujye muhamagara. Hari n'ibindi bikoresho byose byo kurangiza inzu mwabahamagara kuri 0783 hanyuma umwarimu kubijyanye n'ibinyabiziga ni mwarimu Clement kandi wasanga atariho wize mwarimu Clement cyane igariko nese mfite kategori zose voilà ubwo nawe uzabumukiriye uzabumunyeshuri kuri provisoire umwishyura nyuma hanyuma kuri definitive mukavugana ariko ukora rimwe hanyuma muhamagare 0782483722. So mwakoze cyane rero. So reka ngushimire wewe kuri iki kiganiro uduha ibitekerezo duha inyunganizi reka kandi nanashimire Karegeya Omar Jean Baptiste ku mwanya we kuko tuba dufitanye ubufatanye tuba dusangiza amakuru mwabyumvise ko amakuru turayahana tukanabafasha kuyasesengura kandi ngira ngo birushaho kubanogera ariko namwe mujye mudufasha mutwongeremo utundi tunaho hasi muri commentaire mutwungure naho twabikoze nayo mudukebure kugira ngo ubutaha tusabinoze neza kurutaho ngira ngo nta warwanya muri commentaire yuko nge na Karegeya tuzakomeza gutya tugafatanya bikakomeza kuko ntago imikwane yanjye nawe ari uyu munsi. Asante sana.